mu Rwanda abakunzi b'urubuga rw'imikino ntango bari kubyumvaho kimwe na RBA, ntango bari kubyumvaho kimwe na Radio Rwanda by'umwihariko. Ese ngo no kubera iki? Abangaba rero bakaba batari kumva kimwe ibintu na RBA na Radio Rwanda kubera REAGAN RUGAJU, umusesenguzi ukunzwe umwe mu bezano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabizi bibaye igihe REAGAN RUGAJU adakora kuri Radio Rwanda, gusa kuwa munani ubwo ni kuwa mbere nibwo ari hagaragajwe yuko arakora muri Magic Lineup, ariko ntango yigeze agaragara mu rubuga rw'imikino rwo kuwa munani, urubuga rw'imikino rw'ejo kuwa munsi wa 9. ubwo ngubwo rero ejo nibwo imvururu zatangiye, aho benda guterwa n'amabuye ku rubuga rwabo rwa YouTube aho baba bari live. Rero bikaba byakomeje kuba induru, bikaba isereri, ubwo abanyarwanda bavuga ati dushaka REAGAN RUGAJU cyangwa se twebwe mutubwire duca umubano na Radio Rwanda, mutubwire duca umubano na RBA. Reka mbanze nk'ikaze rero kuri Watch Topic, reka mbanze nk'ikaze muri nosi y'ubucukumbuzi, ubuvumbuzi, umuyoboro w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezwa no mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda. Watch Topic n'ahandi rero wakura amakuru meza, n'ahandi wakura amakuru atari ivumbi, n'ahandi wasanga abagwa amakuru batakubeshye. Ni kuri Watch Topic rero, ibanga narindi ni ugukanda subscribe, ibanga narindi ni ukubanza ukamakinga sure yuko tuba twabanye akantu ku kandi. Ngewe rero ndi fixe nk'ibisanzwe, ni ngewe tugiye kubana muri kino kiganiro, nge ugiye kukugezaho ano makuru nkohereze zandani, mubwire ngo bimeze bite kuri RBA. Ese no kubera iki bari guteza induru REAGAN RUGAJU? Akajagari kabaye akajagari, RUGAJU dukeneye RUGAJU. Rero ndagira ngo wumve umerewe neza kandi uguwe neza, mwifurije gukomeza kugira umunsi mwiza mu gihe uri kuri Watch Topic. Reka tujye tugusabira rurema abane nawe, niba uri mu kazi udukurikiye ujye uhaha uronke, niba urwaye kandi ndagusabira gukira, niba umeze nabi wiyumve neza. Reka Imana ikomeze ibane nawe kandi ibane natwe tugiye kukugezaho ino nkuru. Rero kuwa mbere w'iki cyumweru, ubwo yari ku itariki 8, nibwo RUGAJU yaje kugaragara apostinga ifoto ari kumwe na Magic FM, cyo bita collaboration ku rubuga rwa Instagram. Arangije bavuga yuko ari muri Magic Lineup. Amafoto yagiye kandi asakazwa na bane Podushime mu bicu ba Iberi, bagaragaza yuko bose bari muri Magic Lineup kuva saa moya kugeza saa 4 z'ijoro. Rero ibyo ngibyo reka tubyone nitubitindeho, ahubwo twibaze ngo kubera iki atagaruwe mu rubuga rw'imikino. Ku munsi w'ejo ubwo urubuga rw'imikino rwabaga, REAGAN RUGAJU ntango yigeze ahagera, cyane yuko nanubwo bigeze bagaragaza yuko araza mu rubuga rw'imikino. Ariko wumve ngo ni ibibazo bikomeye, kubera yuko nge nagerageje kugera kuri YouTube, urubuga rwa RBA ruba ruri kuri YouTube, handi baba ari live iyo arimo urubuga rw'imikino, nango byari byiza. Navuga ko ari umwuka utari mwiza mu bafana, navuga ko ari umwuka utari mwiza mu bakunzi ba RBA, mu bakunzi b'urubuga rw'imikino, mu bakunzi ba REAGAN RUGAJU by'umwihariko, kubera yuko bagaragaje amarangamutima, bavuze akari ku mutima, birangira bagasesekaje ku munwa. Reka rero ngusomere zimwe muri comment cyangwa ibitekerezo batanze ubwo urubuga rw'imikino rwari rurimo kuba. Reka nangire nagutindiye. Reka dutangire kwitwa Mr Money Show, yagize ati Axel nguhamagaye kangahe, niba RUGAJU ataje nawe igendere, nukwiye gukorana n'abo bantu pe. Ariko se umwe ujwigira ngo ni Samire we, mana tabara abanyarwanda twigire kwiyumvira indirimbo za Yago kabisa. Uwitwa Iradukunda Samuel nawe yagize ati RUGAJU REAGAN wenda bana yanditse ibintu bidafututse, ariko ni nkaho yashaka kwandika ngo RUGAJU REAGAN ndamubonye. Uwitwa King Neirizi we yanditse niyo haza umwana w'imyaka 5 yaza akavuga kandi mwayumva abantu. We urumva yuko yarari ku ruhande rw'abari bari gukora ku munsi w'ejo. Witwa Rutikanga Vicky we yaje aravuga ati ese hari umuntu uzaho RUGAJU REAGAN yaba agiye gukorera ariho natwe twimukira. Uwitwa Jido Active we yaje ati RUGAJU. Naho Damascene Tuyisenge we yatanze igitekerezo cye agira ati nukuri aba batipe amajwi yabo na buryohe habe namba, barore nguhamagaye kangahe, nimutitondera ikiganiro cya siporo. Reka nsubiremo, nimutitondera ikiganiro cya siporo muraza kumirwa. Naho uwitwa Nayihoranye Pascal yaje aravuga ati
Rugaju niwe dukeneye. Uwitwa Icyizere niyo Confiance aravuga ati Rugaju rigani mwatubabarira mukamugarura arakenewe cyane kabisa. Rugaju urakumbuwe, urubuga rw'imikino rusigaye rubishe. Uwitwa Living Word Stories yaje aravuga ati Rugaju ari hehe, ashyiraho udustika twinshi cyane. Uwitwa Mine Boy yaje aravuga ati kandi mutubeshya ngo rigani araza naze. Naho uwitwa Living Word Stories yagarutse none arongera avuga ati Rugaju ari hehe. Reka dukomeze kandi uwitwa Muhimundu Claudette yagize ati Axel nguhamagaye kangahe duhe amakuru ya Rugaju. Uwitwa Nshizirungu nawe aravuga ati Rugaju. Nayibaranye Pascal arongera ati ariko abaturage nimwe mushyiraho abakozi. Naho Nsabimana Vianney we yagize ati Rugaju ni imana yanyu. Uwitwa Ishimwe Claude aravuga ati na Rugaju rigani unisubscribe. Uwitwa Ravi Atanazi aravuga ati Moze Kirewe ni ibintu ubona bidafitutse. Uwitwa Hanyuri neza Eric yaje aravuga ati Rugaju urihe koko you are missed papa gira ugaruke. Uwitwa Afonso TV yavuze ati okay nizere ko turi kumwe kuri BNB. Ubwo ngubwo arashaka kubabwira ati niba na Rugaju twigendere kuri BNB na wari abanyamakuru bameze neza. Living Word Stories yagarutse nanone aravuga ati Rugaju ari he. Noneho Living Word Stories arongera agaruka ati Rugaju ari he. Umusore wakomeje kugenda agaruka kenshi abaririza Rugaju. Niyo mugabo Theogene kandi yavuze ati mwashyizeho radio zanyu mukamuha akazi. Radio Rwanda ni ikigo kinini cyane. Trix nawe araza aravuga ati ariko man uyu mu bicu ubu ari kubwejagura ibiki. Sorry I was not familiar with your work kabisa. Noneho Trix arongera avuga ati the same message yongera asubiramo bya bindi. Reka dukomeze kandi uwitwa Dusenge Mukiza Anastasia yavuze ati Rugaju turamukumbuye. MTV Sport aravuga ati Rugaju. Mamba itatuganira aravuga ati Nepo gabanya ijwi uravugira hejuru cyane. Nikiza Elias aravuga ati ariko nk'abantu musebya gutyo Radio Rwanda Rugaju adari nango urubuga rw'imikino rwaba. Man ishimwe yive aravuga ati mutahe. Uwayezu Diana aravuga ati unisubscribe imbere cyane ashyiraho n'udusika tubabaye tunarira. Iradukunda Samuel aravuga ati rigani Rugaju nguhamagaye kangahe shyiraho mikoro zirangurura cyane mikoro nka 50. Uwitwa Kirungo Empire nawe yaje aravuga ati mwiriweho ubu mukanya ndigira kumva kwasa mu Karenzi na Lorenzo na Rikari hano birutwa no kumva indirimbo za Lucky Fire. Mr Monisho nawe aragaruka Taxel nguhamagaye kangahe. Iyo ni message twasomye yo n'ubundi yanditse yayindi. Usenga Rosine yavuga ati mureke twivumbure ashyiraho n'udustika twarakaye cyane. Uwitwa Zero aragaruka nawe aragira ati keretse amfashije akajya kuri BNB ibihumbi 10 views twajya tumusesekaraho twaba duhombye kuri RBA. Noneho witwa Mine Boy nawe yagarutse atanga igitekerezo cye aravuga ati rigani wacu urihe mbega urubuga rw'imikino rurabishye sha nta kirimo. Trix aragaruka nawe ati ariko man uyu mu bicu ubu ari kubwejagura ibiki. Sorry Lorenzo I was not familiar with your work kabisa. Zero nawe araza ati munyera akazi ndumva musigaye mugaha uwo mubonye wese. Mugabo Jayive aravuga ati ikintu cya mbere nzi Amavubi azi nukudefanda naho ibibagira nukwataka gushaka umukino usatira niwo tubura rero iyo ukinnye udefanda uba waturangije kare. Uwe urumva ni ibintu bitari we nubwo agiye nabyandika nabi gusa we yivugiraga ku Mavubi niyo bari barimo baganiraho. Zero araza ati munyera akazi ndumva musigaye mugaba uwo mubonye wese. Nanone Rati neza Gilbert avuga ati mu bicu oye. Ernest Hakizimana avuga ati turashaka Rugaju. Zero aragaruka ati munyera akazi we ndabona akomeje kwisabira akazi ubwo abafite akazi namwe mu mwumve neza cyane. Niyo nshuti Rafiki yavuze ati Rugaju ari he. Viaterindagije Imana aravuga ati mutubwire kuri Arsenal. Noneho witwa Batista oniri yavuze ati Axel duhe amakuru ya Rugaju ni Rugaju inshuro nka 15.
Living Word Stories iragaruka ati Rugaju ari yashyiraho stika nyinshi cyane. MTV Sport aravuga ati Rugaju nawe ashyiraho Rugaju inshuro nyinshi, arangije aravuga ati ndakubaza Axel, ndakubaza Rigwaga. Noneho Mr Money Show aravuga ati turasaba ko Kwizigira yaza ku mbago akaduha ikiganiro Rugaju asesengura, Axel ishyiramo agatwenge, Axel agashyiramo agatwenge na Zandani wa mwana Irene arusha Samiri. Hari n'undi nazi izina rye, gusa aragerageza n'abandi Iberi nawe ngaragerageza. N'abantu rero benshi bakomeje bashyiraho ibitekerezo byabo tutavamo, babishyira ku rubuga rwa RBA, babishyira kuri YouTube yabo batanga ibitekerezo, gusa bigaragara ko batishimiye urubuga rw'imikino narigani, batishimiye ubusesenguzi bw'imikino narigani. Rugaju nongere mbisubiremo, rigani Rugaju urakumbuwe, rigani Rugaju nawe aho uri, niba uri bwumve iyi video ukabasha gukurikira kino kiganiro, nawe gira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange. Jewe rero tubanye nkugezaho ano makuru mubwira izi mbamutima z'abakunzi ba Rugaju, z'abakunzi b'urubuga rw'imikino ndetse na RBA ni fixe. Ni jewe rero waruri kuri mikoro nk'ibisanzwe, nkaba mwifuriza ibyiza gukomeza kudukurikirana umunsi ku wundi, mwibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, kandi ibyiza biri imbere kuko tugufitiye inkuru umunsi ku wundi, kuko haba hagiye byinshi bitandukanye kandi byinshi abantu mutandukanye mwagenda mukunda mwese, buri wese mu cyiciro cye.